kuko akenshi umuntu asaba imbabazi rimwe na rimwe kubera gutinya ibihano, naho nashyiramo n'imbabazi. Ntabwo namuha imbabazi ziri burundu, nshatse kuvuga ngo ntabwo namuha imbabazi zikuraho yuko yamenyeshwa icyo yakoze. Kubwirwa icyo yakoze ni ukugiherebwa igihano, kuko mu rwego rwo guca ibyaha, iyo umuntu afatiwe mu cyaha yagikoze arahanwa. Ndumva nakwibutsa abayobozi rero, ikintu kimwe nakwibutsa abayobozi ni uko bakwiye guha abaturage serivisi babasaba. Baha abaturage serivisi babasaba, birinde ruswa, banyurwe n'ibihembo bahabwa, banyurwe n'imishahara leta ibagenera. Nizere ko mumeze neza cyane. Ni Yawe TV, ni Patrick Densetse, na tugaruka muri stories zitandukanye, byinshi biba bivugwa kuri ino mihanda tuba tugarukaho mazinutse, kandi tuba turi na website kugeza amakuru yizewe kandi abagezweho avugwa hirya no hino ku isi. Dutuye ni yawetv.com, murayisura akamenya isi ibayerekeza. Ikintu cya mbere ni amakuru. Umunsi turi kumwe n'umugabo tugiye kuba tuganira wasobanukirwa uyu munsi, none tugiye kuba tuganira kuri iki Akagera. Tumuha ikaze, tuguha ikaze kuri Yawe TV. Murakoze cyane. Ni amahoro rwose. Ukonje izuba riva, bakonja riva. Bibaho. Ukonja riva, urarwaye se? Hari igihe umuntu akonja ryavuye. Uranga ugira murare, nkabona wakiri ririmo kuva. Oya, nubwo riva sugira ngo ntabwo iba ari ikibazo cyo gukonja, riva ini style. Ini style. Kwica style ngo akitwa n'umusonga. Cyane umusonga wakurangiza. Kugira ngo wice style izuba ryaguhita. Izuba zisha uraribona, shaka imvura ari itumereye nabi. Nta zuba. Meze bite? Ni sawa, ni MC Peter n'ubundi musonera muri kumwe. Amakwe arimo araboneka kandi ngo nagikwe. Yewe, ubukwe se shaho iyi minsi ndabona niho biragenda bisubirwamo, ariko abantu bari kuboneka. Ariko ubukwe bwa make ubuvugira ngahe? Oya, ubukwe bwa make se bagira ngo make yabaho, bwa make nyine ubwo ni ubuntu. Hari abantu baba muziranye ubutabura gufasha, ariko kandi hari n'abaguhamagara kuko bagukeneye mugahuzwa nabwo, abo rero nibo tuyasaba. Ese wa mugani nk'ubungange wanyishyuza? Biragoye. Soko nakwishyuza maze nawe nshima n'Imana mbonye uhava. Wowe Patrick rwose mbonye uhava naba nshimye Imana. Nta cyatuma ntahava. Yitwa MC Peter, tugiye kuba tukiganirira. Uyu munsi none navuga ko igihugu kivuye kigeze nyuma y'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane, igihugu kimwe kirubaka muri ubu buryo. So ibigaragara ndumva amaso y'abanyarwanda bose muri rusange barabona kandi barakanuye, igihugu kiri kwiyubaka neza, by'umwihariko mu buryo bw'umutekano, mu buryo bw'ubutabera, mu buryo bwo kurwanya ibigaragara nk'amakimbirane mu bantu, mu buryo bwo kubaka u Rwanda ruzima, mbese rwari rutegerejwe kandi rwifuzwa na buri wese. Niho igihugu kigeze. Zimwe mu ngamba igihugu kigenderaho ni izihe? By'ingamba byo muri nyinshi harimo imwe isa nkaho ubu ngubu muri no periode iyoboye cyane cyane no mu iki gihe turimo, hari ingamba ijyanye no kurwanya ruswa ku rwego rwo hejuru. Kurwanya ruswa kabisa. Kuyirwanya biri ku kigero cya kangahe kurikije hari no kwirwanya? Ye rero Patrick, nkurikije n'ibindi bihugu nabashije kugeramo, sana nk'ibi by'abaturanyi nk'u Burundi na Kongo, nka kompeta n'u Rwanda ku kijyanye no kurwanya ruswa, u Rwanda navuga ko dufite nka 98%. Ubwo ahandi wahashakira mu 10%. Kuko bakubwira ko itari widacika, ariko kandi ruswa imunga iterambere ry'igihugu. Niko abandi bakubwira. Zimwe muri izo ngamba haba harimo kubabarira, haba harimo guhana uwo kugira ngo bya bintu bive mu nzira bigenda bite? Ikintu kimwe mu bintu biriho, imbabazi no guhana ni ibintu bibiri bigendana. Kuko akenshi umuntu asaba imbabazi rimwe na rimwe kubera gutinya ibihano, umuntu asaba imbabazi kubera kwemera icyaha, ashaka kubana n'abandi amahoro mu gihe yamaze gutsindwaho ko n'icyaha kiwe yakoze. Umuntu asaba imbabazi bishingiye ku mpamvu nyinshi, ariko kandi no guhana bibaho, kuko buriya nimba ubizi neza nta muntu ujya urwara igisebe ngo nagikira inkovu iveho, inkovu igumaho. Niyo mpamvu habaho igihano. Igihano buriya kibaho no kubabara kandi bikabaho.
nabyo bikabaho. Ubwo iyo nkuru reka cyangwa se uko tuba dutangiye ikiganiro cyacu reka bitwinjize kuri umuyobozi witwa Bamporiki Minisitiri aherutse kweguzwa kuba ahagaritswe ku mirimo ye yari ashinzwe nyuma y'igihe gitoya. Nanone RIB nayo itangaje ko afungiye mu rugo haciyeho igihe gitoya. Nanone kuri Twitter ye yandika asaba imbabazi umukuru w'igihugu avuga ko iyo ruswa rwose yayakiriye ngo aze kubura urugero muri za ngamba twahereyeho zo kurwanya ruswa. Patrick uriya mu minisitiri rero wenda nshobora kuvugaho ibintu bike nkabivuga nta ruhande mbogamiyemo, nkabivuga nk'umuntu kandi ushyigikiye ukuri. Nabivuga nk'umuntu ushyigikiye ukuri. Ku ruhande rumwe jyewe nka MC Peter nshobora kuvuga yuko gusaba kurya ruswa kurira mu minisitiri no kubyemera kwiwe, kubyemera nabyo mbyemera nk'ubutwari, kuko buriya no kwemera icyaha ni ubutwari. No gusaba imbabazi mugani wagira ni handi twari duhereye, ariko wenda ntarinzi n'ibyo ushaka kumbaza cyane, ariko ndahita mbikubwira mu byiciro bibiri. Kurira mu minisitiri kuba yaragirijwe cyangwa ashinjwa ruswa kandi nawe ubwo akaba yemera ko yayiriye. Nyuma yo kuyemera umutimanama wiwe ukamusaba gusaba imbabazi, ni ibintu bibiri jye nemera. Niba yarayiriye akayemera akaba yisabira imbabazi, ku bwanjye namubabarira, ariko kandi jyewe naho nashyiramo n'imbabazi ntago namuha imbabazi ziri burundu. Nshatse kuvuga ngo ntago namuha imbabazi zikuraho yuko yamenyeshwa icyo yakoze. Kubwirwa icyo yakoze ni ukugiherebwa igihano, kuko mu rwego rwo guca ibyaha, iyo umuntu afatiwe mu cyaha yagikoze arahanwa. Yamara kugihanirwa, iyo yasabye imbabazi nazo zigwaho, hakarebwa n'imbabazi yatse atari amatakirangoyi. Ibyo mu kinyarwanda twita amatakirangoyi. Ubundi kuki ubundi babyita amatakirangoyi? Kuki byitwa amatakirangoyi? Amatakirangoyi ni igihe umuntu aba ageze mu kaga cyangwa ageze mu cyago kimukomereye, kandi akabona zimwe mu nzira zahamukura ari uko abo bafitanye ibibazo cyangwa abo yagiriye icyaha yabasaba imbabazi mu gihe amaze kubona ko nta yindi shu afite yo gukoresha, akaba yakwemera icyaha cye kugira ngo arebe ko ahava. Buriya mu muco nyarwanda ari amaburakindi. Mu muco rero wacu nyarwanda tuzi neza ko umuntu wese wasabye imbabazi ni umwana mwiza, ni umuntu nyine waciye bugufi, ni umuntu wemeye intege nke ziwe, ni umuntu wemeye icyaha cyiwe. Mu muco ubundi tuzi ko umuntu usabye imbabazi wese ababarirwa. N'abantu basenga barabivuga, bazi ko umuntu wese wemeye icyaha ababarirwa. Ariko mu mategeko kwemera icyaha ni kimwe, no kubabarirwa ni ikindi. Icyo jye nemera rero ni uko iyo habayeho gukora icyaha, cyane cyane ko reka ngaruke gatoya, buri umuntu ajya gukora icyaha agategereza gusaba imbabazi yagifatiwemo. Kubera iki? Gusaba imbabazi kwiza ni ukuba wakora icyaha wowe umutima wawe ukagushinja, wamara kugushinja ukaba wareba uwo ugomba kureba ukamubwira uti mbabarira mbere y'uko bijya hanze, mbere y'uko bimenyekana. Iyo rero byagiye hanze bikaba byajemo nk'uko uvuga ngo hajemo na RIB, iramufata imufungira mu rugo, nyuma yo kuba afungiye mu rugo asaba imbabazi nyakubahwa. Gusaba imbabazi rero ibyo nibyo bita amatakirangoyi jye ku bwanjye uko jye mbyumva, kuko iyo byagusaba imbabazi bya nyabyo yari guhera kuri uriya muntu yajyaga aryaho ruswa, akamubwira ati iminsi nyiriye ntabwo nzi ngo ni rimwe cyangwa ni kabiri, ariko byanze bikunze umuntu bajya kumufatira ahantu yatinze. Uko jye mbyumva, umuntu bamufatira ahantu yatinze, ashobora kuba ataratinze wenda kuri uriya yafatiweho, wenda hari n'ahandi yagiye anyura, kuko ntabwo umuntu urya ruswa ntabwo aba yayiriye hamwe. Icyo gihe nemera. Gusaba imbabazi rero biba ari ingeso. Ntabwo ku nshuro ya mbere byahita ufatwa. Oya, ntabwo byaba ku nshuro ya mbere. Ubundi buriya ni uko abantu wenda batabizi. Wenda bimwe mu bintu nabwira n'abanyarwanda, wenda nko ku gasomo gatoya ku bantu banayirya, abantu banarya ruswa. Ibyo bihugu by'abaturanyi nibo bavuga ngo utayiriye nticika, ariko hano mu Rwanda siko biri. Ruswa imunga ubukungu bw'igihugu. Umuntu aba ari umucuruzi yifitiye ka butike, abantu bashinzwe amasuku, abantu bashinzwe imyubakire, abantu bashinzwe iki? Murumva abantu bashinzwe iki? Umuntu yaza aje kugenzura isuku, yasanga hari ibyo atujuje ati bagufungire.
yavuga ati bagufungire, undi akaba aranyarutse akavuga ati oya mwambabariye koko ibisabwa nkabitunganya, undi akavuga ati ariko barakuba barabaje badateze. Noneho ugasanga baje badateze, ugasanga abantu bafite utuntu, hari utuyira tugenda tunyurwamo abantu bakoramo ibyo bintu, ariko bibaye byiza. Icyo gihe nari nshatse kubabwira abantu bafite izo ngeso nibashaka bazihagarika, kubera yuko ubu ngubu abantu bose bamenye ubwenge. Abantu bose bamenye ubwenge, ntabwo ruswa ikiri ikintu umuntu yaguha uno munsi ngo akongereje ubundi wibwire ko warinjije cyangwa ari impumyi. Rimwe na rimwe usanga n'uyiguha ari ugutanga. Nyine urumva Patrick, njyewe nanjye nabikora, ntabwo naba mfite butike ndimo ncuruzi inyanya, harimo umunyu, harimo agasukari, ngo nuze uno munsi ngo mbwire ngo ko mbona ibi bituzuye bimeze bite, wankubye ikiro cy'isukari nakimukope ejo ntanyishyure, nkatinya no kujya kumwishyuza kuko nzi ngo ninjya kumwishyuza hari byinshi ahita anyagiriza aza mfungire. Erega ntabwo ruswa ari aba baba bariye amamiliyoni n'ibindi, hari n'utundi tuntu ahubwo ndasaba leta y'ubumwe kugira ngo bamanuke no hasi muri rubanda rugufi. Muri bino bijyanye, urabona bino bintu by'inyubako byo gusana amazu, kubaka igikoni, kubaka dushe na tuwarete, inzira binyurwamo kugira ngo umuturage abibone biragoye. Wari ahantu ugenze hamwe na hamwe muri iyi minsi itambutse barimo babwira abantu ko bakwiye kuvugurura ku mihanda. Kuvugurura ku muhanda ni amahirwe yatanzwe, abantu bavugurure basane nta kibazo. Ugasanga biritwa ko ntacyo basabwa, ariko noneho bari abaturage bafite utuzi inyuma hariya twenda kugwa bashaka kudusana, kugira ngo abone uburenganzira bumuhesha no kubaka dushe na tuwarete, dushe n'igikoni iwe muri pariseri ye mu butaka bwiwe yifitiye, kugira ngo abone uburenganzira butera akarabasasu ku nzu yiwe. Ugasanga ni inzira ndende. Rero ubwo ndasaba nyine aho ngaho ubwo nkibyibuka bagerageze bururuke no hasi hariya baturebereyo, kuko bijya kugera hejuru hasi bakomeretse, bigera hejuru hasi byakomeye. Ariko hari imwe mu ngingo uvuze ngira ngo yo gutekerezwaho, kuvuga ngo kuki wenda imbabazi zitatswe. Yego, aho ngaho icyo nari ngiye ni mu nama nicyo nari ngiye kugeraho, ni nacyo nanashakaga kuvuga. Yewe numvaho kugira ngo umuntu asabe imbabazi kuko yamaze gufatwa mu mashati, yamaze kwatakwa, icyaha nyine yamaze kugishyira ahabona, cyamugaragayeho, numva bibaye byiza atarategereza n'imbabazi yabyirinda. Icya mbere, abantu benshi basaba ruswa, cyaba na zirya abo tugenda tubona bagenda bazigwamo bazifatirwamo tukumva ngo babafunze kubera ruswa, ni abantu bafite ubushobozi bwo kwigeza ku byo bashaka. Ni abayobozi, ni abantu bafite bahembwa imishahara myiza, ni abantu bafite ibyo binyabiziga leta yabahaye, ni abantu batabura esansi, mbese ni abantu bafite ubuzima Imana yabubakiye. Nibuka umwe mu bantu wamusubije kuri Twitter amaze kwandika ko yafatiye nyakubahwa ndasaba imbabazi nafashe indonke, umuntu hepfo yandika ati wayifashe waba uraye. Ubwo rero bise bihuza no kuvuga uti abantu rimwe n'imwe bakaruswa usanga ari n'abantu badafite ikintu babuze. Urumva ariko Bibiliya ntagatifu yera na Korowani zose uko ari eshatu, buriya zose ni Bibiliya na Korowani ni bibiri, zose ziravuga ngo ufite azongererwa, noneho ngo n'udafite yakwe na duke yari afite. ubona rero ko ari nk'ubuhanuzi bugenda busohora mu bantu, kuko ibaze nawe urwego rwa minisitiri kugezaho ajya muri rubanda rwo hasi mu muturage. Erega uriya muturage nubwo yaba afite ikofi, nubwo yaba yiyubatse, ariko ni umuturage wiwe ayoboye, niwe ashinzwe kureberera iterambere ryiwe, kugira ngo ahubwo nka departema yari ashinzwe ya minisiteri y'urubyiruko yari arimo, byari byoroshye ko uriya muturage amusapotinga agatera imbere, ahubwo yajya agira ibikorwa by'urubyiruko bikeneye inkunga, akamugeraho amubwira ko mu rwego rw'igihugu hari ibyo bakeneye gukorera urubyiruko, bakeneye imbaraga mu bashoramari, bakeneye imbaraga mu banyarwanda bifite kugira bagire icyo bafasha urubyiruko. Wa muturage akabasapota w'umushinga nyakubahwa afite kugira ngo amufashe. Rero none aho kugira ngo abe muri urwo rwego, niwe hubwo akeneye ko yicara. Ese abayobozi bose bari hejuru nibamara kumanuka gutyo bakaza bareba babandi bafite bwa bushobozi bukeya bagenda babakuraho, igihugu kirubakika gute? Aha rero nkahita nshima Imana ko dufite ijisho ry'u Rwanda, dufite Mose w'u Rwanda nyakubahwa perezida w'igihugu Paul Kagame, yuko aba ari maso areba ibyo byose, kuko wakunda abanyarwanda kurusha uko akunda ibyo bafite. Ariko ubwo wenda reka tuvugiye tuze kureba ku mpande ebyiri, kubera ko nubwo yemeye icyaha ni kimwe, ariko nubwo amategeko birimo nabyo ni ikindi. Yego, ubwo yabivuze byinshi cyane bitandukanye.
ngo muri Twitter Execution amusubiza bati ibyo uvuga wowe bifite ishingiro kutongera gukora ibisa nk'ibyo yakoze bibi urumva yego bitari ugora mu bibi ugahora usaba kubabarira byaba muri iki niko bimeze hari n'abandi bameze gutyo urumva aho harimo ubutumwa bukomeye hari n'abandi bameze gutyo umuntu wese yakora icyaha ariko no kukirinda birashoboka guhanwa nabyo birafasha yo Execution asoreje ku kantu kuvuga ngo guhanwa nabyo birafasha byo yavuze cyisubwa message ibyanze bikunze mu mategeko ubundi ijambo ry'umukuru w'igihugu yavuze ntawe uri komantaho nta n'ugira icyo arirenzaho cyane ko ni no mu muco ariko si no mu mategeko gusa nyuma y'ijambo ry'umukuru nta muntu ugira icyo arenzaho icyakora kubera ko turi abantu nyine barasesengura abantu baranumva kandi icyiza cyiwe ni uko arabizi neza ko ayobora abantu bakuru ikindi kandi abantu bahumutse bakanuye babasha kureba ibintu byose bakamenya uko byifashe bakanatanga kandi n'ibitekerezo kuko ntekereza ibitekerezo by'abanyarwanda bamwe na bamwe ari imwe mu bimufasha kuyobora n'iki gihugu cyacu neza yego noneho nkavuga nirebye ari byo byose ni nacyo twavugaga gukora icyaha ni kimwe gusaba imbabazi ni ikindi guhanwa ni kimwe kubabarirwa ni ikindi njye rero nshingiye ku byabaye nshingiye ko Bamporiki yasabye imbabazi kubera yari amaze gufatirwa mu cyaha yakoze gusaba imbabazi ndabyemera bishobora kuva ku mutimanama w'umuntu umwemeza yuko icyo yakoze koko ari icyaha mu gihe agikoreye mu ruhame cyangwa kigiye mu ruhame kigaragaye mu bantu noneho kugira umutima umusabisha imbabazi akazisaba ni kimwe noneho no gutegereza ibivamo ni ikindi njye rero numva kano kanya nasaba nyine ko yategereza icyazavamo mu mbabazi yasabye ariko njye ku ruhande rwanjye kugira ngo byigishe benshi byaba byiza akabihanirwa kuko no kudahanwa kwiwe hari indi sura bitanga hari indi sura byatanga kuri Bamporiki ku busonga afite ku busonga yari afite mu gihugu kuri titire yari afite mu gihugu kutamuhana bifite ikindi kintu byitwa ni ukubera iki ni uko ari we se ni uko se yari minisitiri hanyuma se ko meya runaka ko gitifu runaka ko umuturage runaka we bigenda gutya yanazisaba bikagenda uko urumva aho ngaho wahita ugera ku bintu byinshi cyane byakwangiza bimwe mu iterambere ry'igihugu no mu butabera bw'igihugu kuko ubwo byahita bikereya ko abacamanza aho bari mu manza zabo abantu bashinzwe kuburana no kuburanisha imanza batangira kwiga yuko umuntu wasabye imbabazi azihabwa sans discussion nta kindi cyo kurenzaho nta cyongeweho ariko kuko Imana yahisha abantu kureba mu mutima ntabwo wamenya ngo ese muntu yatsa imbabazi koko bivuye ku mutima cyangwa yatsa imbabazi kugira ngo aharenge hari ugusaba imbabazi kugira ngo aharenge no kuzaka bivuye ku mutima kubera ko rero yaba abashinjacyaha n'abacamanza ari abantu memu na nyakubahwa Excellency wasabwe imbabazi nawe ni umuntu ntareba mu mutima ngo abashe kumenya ibyo byose icyakora kubera ko nyakubahwa tumwemera nka Mose Imana yatumye mu Rwanda kugira ngo agire ibyo ashyira ku murongo we n'umutimanama we hari uko azabigenzura gusa nk'abanyarwanda umwanzuro azafata ku kibazo cya Bamporiki twiteguye kuwakira kandi nk'ukuri kuko tuzi neza ko ari umwe mu b'Imana yahaye ijisho ryo kureberera iki gihugu cy'u Rwanda umwanzuro wiwe rero ntabwo tuwutindaho cyane ariko barakantu shirimo bavuga ati se wamugana abantu bo hasi bati niba gitifu wamugana we twumva kandi tujya twumva abagitifu tujya twumva bafunzwe kubera ya ruswa abaturage tujya twumva bamugana ibyo byaba bitanze ubaye butumwa umuturage usanzwe wamugana urumva nyine ni ikibazo niyo mpamvu iki kibazo cya Bamporiki nta nubwo ari byo gutindaho ngo babyigane ubushishozi bwinshi itegeko ry'u Rwanda rifite icyo riteganya kuri ruswa sibyo icyo rero riteganya kuri ruswa gikurikizwe noneho ibindi bijyanye n'imbabazi n'amarangamutima ubwo nabyo bizafatirwa umwanya ariko itegeko ribanze ryubahirizwe iyi tegeko ribanze ryubahirizwe ariko ntekereza ko nubwo mu gihe itegeko ryubahirizwa biraza gutanga iyo mesaje ku muturage wo hasi kumva ko na minisitiri yahanwa nabyo biraza gutanga bifite isura nziza kuko buriya u Rwanda dufite ukuntu rumaze kubakwa neza kandi twemera tumaze kubona ko u Rwanda rwubatse mu butabera rwose pe u Rwanda rufite ubutabera urumva nimba nka minisitiri rega
Patrick, byanze bikunze amateka y'igihugu cyacu urayazi, nubwo waba uri mutoya warayumvise. U Rwanda rwacu rwahozeho ruhora mu bihe urakiresha. U Rwanda rwacu rwahoze mu gihe umuntu uri gitifu w'akagari, urugero wari responsable wa serire, yari afite uburenganzira mu iyo serire ayoboye kugenda akagera kwa Patrick akavuga ati Patrick, biriya bitoki byawe bite mu byohereza iwanjye, ntihagire ugira icyo arenzaho. Atavuga ati responsable wa serire yacu arabishaka mubimukire. Urumva urwo rwego rwabayeho, aho burugumesitiri yicara muri komine ayoboye akumva ko ibyo yifuje byose biziwe kandi bikabaho. U Rwanda rero turimo twubaka nyuma ya genocide yakorewe abatutsi muri Mata 1994. U Rwanda turi kubaka ntabwo ari uko rwubatse, ntabwo rurimo ibyo ngibyo. U Rwanda turi kubaka ni u Rwanda rurimo ubutabera, ni u Rwanda ruha umunyarwanda wese ijambo, ruha umunyarwanda wese agaciro. Niyo mpamvu twicara ku izi mbuga nkoranyambaga tugatanga ibitekerezo by'ukuri kwacu dufite. Niyo mpamvu nkubwira ibi ngibi yuko guhanwa kwa minisita yakoze icyaha cyo kurya ruswa, akarya amamiliyoni, akarya umutungo w'umuturage, umuturage yakaba yareberera, umuturage wakaba amufasha kubaka igihugu. Kuko erega buriya minisitiri yicaye muri ofisi, umuntu ufite akabari runaka nko ku Nganji kuri Gikundiro n'ahandi, uwo nguwo nawe akaba arimo acuruza byeri yiwe, acuruza fantazi yiwe, acuruza brusheti, bya biti n'utubenzi n'ibindi, abakiriya barimo baza neza babona bafite umutekano, bacuruza ntawe ubiba, umuntu yisindira byeri yiwe, yamara kuyisinda akagera mu rugo amahoro, yamara kuyisinda akabona umuseriveri ntago amwandikiye fagitire y'ikirenga aramuhe yayo yakonsomye. uwo ni umutekano n'ubutabera. Urumva ibyo nirwo Rwanda ubundi nyakubahwa yifuje ko twagira, kandi kugeza aka kanya rwose twari turufite, rwari ruri mu murongo. Ni nayo mpamvu guhabwa ijambo kwa buri munyarwanda byatanze uburenganzira butuma ngo na minisitiri akosheje yahanwa. Niyo mpamvu umuturage usanzwe ajya kuri Twitter akajya kuri Twitter akamusubiza akavuga ati ariko nyakubahwa uyu muntu imbabazi ntazikwiye, kuki asaba imbabazi yamaze gukora icyaha cyaragaragaye. Kandi na His Excellency nawe agasubiza wa muturage, kandi nawe akamusubiza. Urumva nyine ni ugucaringa, babyita harya ni uguciyaringa cyangwa se ni ugushayaringa ibitekerezo. Urumva niho hazamo za like, hakazamo za komenti na za subscribe, niho bigenda bizira. Burya ni mu guciringa ibitekerezo. Rero nirwo Rwanda nyakubahwa yifuje kubaka, rw'uko buri muturage wese agira uburenganzira bwe kandi akavuga aho akwiye kuvugira, akavuga nta bwoba afite. Niyo mpamvu na minisita akosa agahano, niyo mpamvu umuyobozi w'umudugudu akosa agahano, niyo mpamvu umuturage akosa agahano. Abantu bose itegeko ribafata kimwe, bose uri hejuru. Oya, nta hantu ndumva basoma itegeko rivuga ngo uyu nguyu riri hejuru. Abantu bose barica munsi rikabakandagiraho, ku gatwe ribanyuraho. Itegeko rinyura ku bantu bose. Icyo rero nshatse kuvuga, minisita icyaha yakoze nagihanirwe. Noneho gusaba imbabazi kwiwe yasabye nabyo bizigwaho, nibabona koko hamwe n'imyitwarire. Erega hari imyitwarire kwereka ko umuntu koko yasabye imbabazi abikuye ku mutima. Cyane cyane nka Bamporiki, ntago navuga ngo wababaye, sibyo. Urugendo rw'ubuzima bwiwe, intambwe yateye kugira ngo avageriya yarageze, ubwazo zamuhesha no gusaba imbabazi, zamuhesha gusaba imbabazi mu gihe afatiwe mu cyaha yakosheje. Ariko tukibaza ngo why asaba imbabazi? Kuko yabanje gufatirwa mu cyaha, kuko ribu yabijemo. Ega buriya ribu ni urwego iyo rwaje, ribu iyo yaje ni itegeko riba ryaje. Kurindira rero ko itegeko riza, ubwo negare gutegereza ikirivamo. Iyo urindiriye ko itegeko riza, tegereza n'ikirivamo. Noneho ahubwo nyine buriya agiye ku bwanjye navuga ngo yahise yihuta gusaba imbabazi, yakabanje agategereza igihano, noneho ubwo agasaba imbabazi nyine bya nyabyo yamaze kumva n'ikitego. Ndamushimira ikintu kimwe, kuko buriya no kwemera icyaha byorohereza inkiko dosiye. Kuko no kujya mu rubanza ngo babanze gutanga ya minsi abanza batanga yo yiperereza, banze gutanga ya minsi batanga yo kubanza kujya kumugenzura no kureba byose, we buriya nibyo bita kwica iperereza. Aba yishe iperereza kubera ko yemeye icyaha, icyo ashinjwa aracyemera. Ahubwo nyine buriya hari igihe ushobora kwibaza ngo ariko buriya gusaba imbabazi kwiwe yihuse si ukugira ngo hatagira ibindi birebwaho. Kubera ko kuri icyo kintu babihuzaga wenda n'ibibera n'ibyabereye muri Miss Rwanda, bati wenda nabwo bifitanye isano kuko byaje binakurikirana. Kugira ngo abatanga imbere mwihangane, ntago ndi guseka kuko binshimishije.
ahubwo hari ibintu wumva nyine bikagutera kwibazaho kandi kwibaza abantu duteye bitandukanye. hari umuntu ugira emotion agaseka, hari urira, hari ugira umujinya, hari umva byacitse, hari n'uceceka ikiniga kikamufata, buri wese agira emotion ziwe. Njye rero ndaseka atari uko binshimishije, ahubwo aho ngaho nyine nari mvuze ibyo ngibyo mwe byaba Miss Rwanda simbitindaho, ariko nabyo jyewe wenda nabivugaho nk'umunota umwe gusa, nabivugaho nk'umunota umwe. Patrick, jyewe kwihuta kwa Bamporiki gusaba imbabazi ku bwanjye nta MC Peter, ndi mukuru ntabwo ndi umwana, nzi ibintu birebana n'ubuzima bw'abantu, mbese nzi utuntu twinshi. kimwe mu bintu njye natekereza navane si umuntu ko yihuse gusaba imbabazi, nta kindi yanga ko abantu babinjira ngo basesengure. ntabwo rero nkimwinjire bo sinyimutekerereje, niba ari nabyo wenda biramureba niwe ku giti cye. naho ibyo bya Miss Rwanda ntabwo njye mbivugaho, ariko Miss Rwanda na departement yarashinzwe nka minisita nabyo byanamureba, kuko wibuke ko ashinzwe departement y'umuco na siporo n'urubyiruko. niba rero yashinzwe urubyiruko, ba Miss bose ni abajene, n'abariya ba Mister ni abajene, sibyo? Aha, yizamo nyine ni n'urubyiruko kandi ni minisitiri w'urubyiruko. kuba ari minisitiri w'urubyiruko ubwabyo byonyine biramwinjiza muri Miss. kumenya ngo ubundi iyi Miss Rwanda itegurwa ite, itegurwa nande, ese ikurikiranwa ite, ibyo nabyo byamureba. mu gihe hajemo ibibazo muri Miss Rwanda, nabyo biri mu byo yakurikiranwaho, bakamenya ngo ese minisita w'urubyiruko ko ari ufite urubyiruko mu nshingano ze, ibi bibazo biri muri uru rubyiruko biri kuva he, bizwi nande, ese minisita nta raporo yabyo afite? none se babiteguye batamubwiye kandi ari ubitegura? erega ubundi niba uri umuyobozi w'ikintu, buriya asisita wagiteguye utakigiyemo kikazamo ikosa wakibazwa, kuko ni wowe nyiracyo. niba ari minisita w'urubyiruko, mu rubyiruko hakaba harimo ikibazo, egare ko akibazwa. njye rero ko ibi byabazwa twari twibereyeho, niho nari ndimo nivugira. ubwo ibindi nabyo bifite inzira yabyo, akaba ari akanyuzemo, kandi burerega bumva babumvise buriya mesaje bayatambutse. njye ku bwanjye nakwibaza ngo kukihutiye gusaba imbabazi, ese nta kindi ayumva harimo ashaka bimeze bite ubundi? aho ngaho rero hari abantu bashinzwe kubikurikirana, abo ngabo rero bashinzwe kubireba, abo bashinzwe kubireba bakora akazi. Bwana RIB, umunyakubahwa bita RIB, ubundi turamuzi mu Rwanda kandi turamwemera, adusesengurira ahantu tutasesera. urumva, adusesengurira ahantu tutasesera. umuntu bita RIB, nyakubahwa bita RIB, turamwemera mu itegeko ry'u Rwanda, tumuzi nk'umuntu uzi gushakisha ubutabera. ubwo nyine aho agomba kureba hose aharebe, ariko n'imbabazi za Bamporiki zihabwa agaciro. yego. ni sawa cyane. twari twakomeje ku kantu ukavuga ngo byaba bihaye mesaje imeze ituma umuturage kumva ko na minisitiri ahanwa mu gihe yaba hano, ntabwo turabyemeza ko yahana umuturage. rero ubundi buriya byaba bimukanzemo muri rwa murongo turimo kurwanya ruswa, ugakomeza kugenda umva ukuntu bavuga Abanyarwanda ngo inkoni ikubise mu cyeba uyirenza urugo. niba minisita afatiwe mu cyaha cya ruswa, icyaha mu Rwanda gifite itegeko rigihana, ruswa ifite itegeko riyihana, hari imyaka igenwa umuntu afungwa, hari amahazabu, mbese bafite ukuntu abanyamategeko bo babigena, hari iki itegeko ribigenaho. nimba umuntu nka minisita ashobora gufatwa yariye ruswa y'umuturage, yamuririye udufaranga twe akabihanirwa, ubwo umuyobozi w'umudugudu hasi hariya ahita yumva ko niyasanga umuntu arimo yubaka afite icyangombwa, arimo yubaka yifitiye icyangombwa, agasanga wenda yari yasabye kubaka gusana inzu yiwe, agashyiraho dushe n'igikoni, none kubera aho hantu yari afite nta tuwarete ihari, kandi tuwarete n'undi nta muntu waba adafite ubwiherero, yarangiza agahita yongeraho acukura mu agahita ashyiraho akumba ka tuwarete, undi agahita aza ati washyizeho tuwarete itari ku cyangombwa, babisenye. umuturage agahita yigira ubwato aho kujya mu nsenyere. rero nayo imaze gushyiraho ibihumbi senkani, wakwihanganya ukanywa agafanta ka 5. mudugudu umva neza ko ibyo 5 ushobora kubiruka. ni ubutumwa ubwo ntanze. ubwo kandi urumva mpereye kuri mudugudu, urumva aho bivuye. nimba bivuye kuri minisita bikajya kuri mudugudu, hagati urumva barimo. abo bose rero bari hagati bumve neza ko bibareba. isomo rero biha umuturage wo hasi usigaye n'abo bandi navugaga, isomo ribaha no kumenya ko ntawe utarebwa n'itegeko. bibaye byiza babyirinde, bahe serivisi umuturage akwiye. iyo babona akeneye adafitiye ubushobozi, bamugira inama z'uko yagera ku bushobozi bwayo, ariko tubashe kubaka u Rwanda twifuza, rurimo ibyiza dushaka, rutarimo iryo hangana. erega iryo ni ihangana.
kuko Patrick n'ubushize ndumva narabikubwiye turimo tuganira mu kiganiro twagiranye, iyo ngize umugisha mugenzi wanjye agatera imbere nakabaye mbyishimira. Iterambere rya mugenzi wanjye ni inyungu yanjye, ariko nimba mugenzi wanjye anterana imbere ndi kwibanda cyane ku bayobozi banyihanganira. Nimba ndi gitifu nyoboye akagari n'urugero, nkumva ko akagari banyohereje kuyoboramo gatuyemo abakire gusa, nkumva ko ubwo ntagiye kubeshwaho n'umushahara leta impa, ahubwo ngiye kubeshwaho n'ababakire. Hari hasi hari abaturage bibangamiye, hari abaturage babireba bakeneye iterambere riturutse kuri gitifu bagiriye inama. Herega gitifu agiye kuyobora akagari agasanga abaturage bose bari batuye mu nyubako zimeze nka Chechenia, nka bwa buzu tujya tura mu mafilime y'abazungu bwararangiye, ntabwo gitifu byaba ari ishema. Buriya gitifu agiye kuyobora ahantu agasanga umuturage aba mu kazu gateye irange, gateye karabasasu, wagera imbere muri saro ugasangamo udutebe twantangiye ubuzima cyangwa utudiva tuzima, ukabona akaparafo ke karakoze, gitifu nibaza ko yakwishima. Agize izo nzu 20 nzima zifite umureko muzima, zifata amazi neza, umuturage yaribwirije agacukura icyobo cy'amazi akakimenera beto, amazi y'imvura abashije kumucika akajya mu cyobo, ayandi akayareka akayakoresha imirimo yo mu rugo, gitifu yakabaye yishima. Ariko umuturage igisenge kiramugwira, cyamugwira ajya bwa gitifu ati imvura yaguye ibiza birantera none igisenge cyagiye, agahita amubwira ati ntugire ikibazo, zana agafanta ugende ushyire amabati. Kandi uko amutumye gushyiraho amabati harahita haza undi muntu amubwira ati jyewe uriya muturage twaravuganye, wundi nawe ugiye bigenda uko uwo muturage azatera imbere. Ati bibaye byiza inzego z'ubuyobozi bige gufasha abaturage babagana neza mu buryo buri discipline, mu buryo burimo iterambere ry'umunyarwanda. Kuko iyo wamufashije gutyo akamuha serivisi amugomba, n'umuturage yishimira ubuyobozi. Umuturage yishimira umuntu umuyoboye, akumva ayobowe neza, akumva n'umuntu umuyoboye. Umuntu umuyoboye haragera ntamufate nk'umutegetsi cyangwa umuyobozi umuyoboye, ahubwo akamufata nk'umuvandimwe, bityo bagahana serivisi nziza, ibi bintu bikagenda ugasanga akagari kateye imbere kubera imikoranire. Aho ngaho ni message umuturage wo hasi yakumva igihe umuyobozi mukuru yaba abihaniwe. Noneho indi message yaba ari yihe ku buyobozi, noneho kumva ko niba babona batanga message yo kuvuga ngo turwanye ruswa nabo ubwabo bakirimo abayaka. Kimwe rero mu bintu biriho birasaba gusa ikintu kimwe, kugira ngo abantu bumve ko ruswa ubwayo imunga iterambere ry'igihugu. None nibamara kubyumva buri wese afata umwanya wo kwirinda no kwitanga. Ese ubundi abaturage bo ubundi bayitangira iki? Aha ngaha nahagaruka nkavuga nti wa muturage we, wowe ukurikiye Yawe TV udukurikiye, ubundi uratanga iki? Uburenganzira bwawe ntabwo ubuzi, uburenganzira bwawe wabwubahirije, uburenganzira bwawe wabukurikiranye, uburenganzira bwawe wabuhagazeho. Hagarara ku burenganzira bwawe, ukora ibyo usabwa n'amategeko. Nimba ari akantu ugiye gusana bisabirwa ibyangombwa, saba ibyangombwa by'ibyo ushaka gusana, usana ibyo. Uza kugira icyo akwaka akubwira ngo ibi n'ibi, wowe mwumva umutega amatwi, niba ngombwa umenye ubwenge, nawe wiga inzira zo kumushyikiriza ubutabera, ariko uburenganzira bwawe bwubahirizwe. Ibyo rero bya minisita ni ubutumwa ngeneye abaturage. Naho kuri minisita we buretse ngarukaho Patrick, minisita wibuka gusaba imbabazi yamaze gufatirwa mu cyaha, ntabyo si ubutwari. Gusaba imbabazi nayo kubwiye ni kimwe, kubabarirwa ni ikindi. Ariko n'itegeko ry'u Rwanda hari icyo rigena ku muntu wakoze icyaha rero gihanirwe, none ibyo imbabazi byigweho nyuma. Ubu butumwa bwo ndabuha minisita nyine Bamporiki ndetse n'abandi. Herega habari n'abandi bafatanyabikorwa baba batagaragaye, ni process ni umwe. Ariko icyo nshimira Mose w'u Rwanda nuko Imana yamushyizeho ngo ajya akemura ibi bibazo, kandi wabibona kare ayibona kare, kandi cyiza kiwe nk'abanyarwanda turamukundira nuko umwanzuro wiwe ntabwo tujya tuwudutaho, kuko bigaragara aba yabanje kubyigaho, aba yanabigenzuye. Buriya baruwa Patrick igiye gusohoka, ya baruwa y'umuhondo mu minsi yashize twajyaga tuzibona ari za covid, twazibona tugahita tuvanga amabwiriza mashya yasoze tukazigaho. Noneho rero uriya muhondo rero iyo uje bagahita bavuga ngo mu izina rya nyakubahwa perezida wa repubulika, uriya mwanzuro wawizweho. Kuba rero winzweho ntabwo ukuraho ibihano biteganywa. Gusaba imbabazi ntibikuraho ibihano. Ngiye ku bwanjye minisita nyine yihangane yakira igihano cy'icyaha yakoze, kuko nibyo bita ingaruka z'icyaha. Ingaruka z'icyaha ziba zigomba kubaho. Iyo umuntu akoze icyaha ubundi burya nujya kubikora, guhera ku muyobozi wari wese unyumva n'umuturage unteze amatwi y'uwabiri, teganya ngo ubundi baravuga abanyarwanda ngo umanika agati wicaye, wajya kukamanura ugahaguruka. Ubwo rero teganya ngo icyaha cyose ugiye gukora, icyo ugiye gukora icyo ari cyo cyose, teganya n'ingaruka zacyo. Murakoze.
aho ngaho ikibazo cyagiraga giti ni ubutumwa buki ku ubuyobozi za ngamba zo kurwanya ruswa zize muri abo bayobozi noneho babigaragayemo. Njye ndumva nakwibutsa abayobozi rero, ikintu kimwe nakwibutsa abayobozi ni uko bakwiye guha abaturage serivisi babasaba, baha abaturage serivisi babasaba, birinde ruswa. Icya kabiri nababwira, ubundi cyakabaye n'icya mbere ariko nicyo cya kabiri, banyurwe n'ibihembo bahabwa, banyurwe n'imishahara leta ibagenera, sibyo? Aho ngaho abayobozi bo mu midugudu bashaka guhita bati ko twe tudahembwa, ariko kuba badahembwa nabo bakaba baremeye gukorera igihugu bibanyure, wenda nabo Imana izabibuka. Ndumva ari ubwo butumwa natanga. Ariko si uwo mugani ikintu cyose kimwe mu bituma niyo ruswa yongera, kuba hari abo ba mudugudu aho ngaho wenda nta mushahara uzwi bagenerwa, batugiranye nzaporofite umuntu wa mugani yarashyizeho icyomba azajyamo ayo mayinite. Patri, ntago iki gihugu cyane nari bwakigendemo ku rwego ruri politike ngo ngire amakuru ngenda amenya, ariko ku mbuga mbaho ndakurikirana cyane, ku ma televiziyo ndakurikira cyane amakuru n'ibindi bintu byose. Ariko ba mudugudu benshi, urabizi ko dufite uturere 30 muri iki gihugu cyacu. Uturere 30 harimo imidugudu myinshi, wenda ntagiye kuvuga imibare kuko harimo imirenge, harimo utugari, harimo n'imidugudu, kandi nayo ni myinshi, wenda byabaye ngombwa nayivuga nyuma y'undi munsi utarushye, si cyo twagendereye. Ariko ba mudugudu dufite kuri pourcentage 80% ni inyangamugayo ba mudugudu. None ukibaza ni gute ba mudugudu ari inyangamugayo ku kijyanye na ruswa, kandi badahembwa na leta, bakora imirimo y'ubuvolontaire y'ubwitange yo kwitangira igihugu no gukunda igihugu ariyo bakora. None ugasanga abantu bahembwa barimo ubwo bagitifu b'utugari, ab'imirenge, abo bita ba seri komanda, ba sector komanda, barabashinzwe umutekano nyine, bazira nzego za daso n'abandi kuzamura, bafite umushahara bagenerwa na leta w'ukwezi, ugasanga nibo bijandika muri ibyo bintu. Ushobora kwibaza ngo why, ni ukubera iki? Ariko kimwe mu byo nakubwira mu mpamvu nge mbona ni umutima. Hari abantu bagira umutima wo kutanyurwa. Aha ngaha nasaba bano bayobozi bitoze kugira umutima unyurwa n'ibihembo byabo, bagira imitima inyurwa n'ibihembo bahabwa, ahubwo nibabona nyine hari aho biri gupfira mu manama yabo bakora bajye barekaramo. Nk'uko n'abandi bakozi twese iyo twicaye mu mirimo dukora tukabona dufite akazi kenshi turimo dukora ariko tubona income ari nkeya, tubona imishahara itatunyuze, wandikira umukoresha, uramwandikira ukamubwira uti ariko nshingiye kuri aka kazi n'aka mwampaye, ndabona umusaruro ndi gutanga mu kigo ndi gukoramo n'uwo nge ndi kubona rwose ntibihuye. None ukaba wanamwandikira ukamubwira dukurikije isoko dufite hanze aha ngaha, isoko dufite hano hanze, ndi kubona umushahara muri kumpa nta kintu uri kumfasha, mubirebanye ubushishozi mwazagira ikindi mutumarira, ukandikira umukoresha gutyo. Numva rero nabo mu gihe umushahara wabo bitabanyuze, ibihembo bitabanyuze, bagira uko bavugana n'ababa deployinga muri iyo mirimo, kabwa atari ko hano hantu turi kubona tuvunikiramo gutya. Mu gihugu ugena akabaye nsaba leta y'ubumwe, leta y'abanyarwanda yuko yita kuri ba mudugudu basi, byibura ba mudugudu naho ubwo nyine ndabavugiye, byibura ba mudugudu nabo ahubwo leta ireba ukuntu byibura bajya babona n'agasabune nabo bamese umwambaro wabo maze bitangira igihugu neza batagonona. Yego, tugana ku musozo kugira ngo tunagushimire ko tuganirije abantu bakwiye guhana ibitekerezo nyine tukareba aho igihugu kiva kugira ngo kitazanasubira ahabi cyavuye, dukomeze dutere imbere. Tugana ku musozo n'ingingo nk'imwe dusigaje hanyuma tugasoza. Umuntu yakwibaza ngo nubwo leta hari imirongo ifite yo kurwanya iyo ruswa, ariko babayobozi ubwo ntibindaza kubishingira cyangwa se kubihera kuri message ba Moricyongo yigeze gutambutsa avuga ati naturukanye ibiceri 300 none ufite ibikorwa bihanye na miliyoni. Ku buryo umuntu yinjiza biba bizwi, bara abantu ko bahembwa biba bizwi, n'ibyo atunze muri rwa rwego rwo kwirwanya ya ruswa bijye bigenda bituma uruko cyane ibyo bintu. Patrick, ndumva n'icyo kibazo cyabazwa cyane ku bantu babizi ibintu bya finance, kuko nibo bamenye ukuntu igiceri nigeze kumva abantu bavuga ngo ingorofani ngo yahindutse indege. Se ingorofani ihinduka indege ite?
ingorofani ihinduka indege mu gihe umuntu utwara ingorofani w'umukarani yamaze gukorera bya biciro agenda atoragura, yarangiza bitewe na sevingi ye n'uko yariye akazagura igare, yagura igare rero akarinyonga, nyuma yo kunyonga igare akazikubita kuri moto, kuri moto akazikubita ku ivatiri, ivatiri akazikubita kuri minibisi kwasiteri akazamuka ku ikamyo akazagera ku ndege. Nibwo buryo njye mbyumva. Aho niho nari mere nkubwira rero ngo birasaba abantu bize finance ko nibo bazi ukuntu igiceri cyunguka, abo ba auditeur. Ariko nanone Patrick, kugira ngo umuntu ave ku biceri turuwasa 300 sikumbwiye agere kuri miliyari, urumva haba harimo urugendo rw'ubuzima. Kandi nko kuri nyakubahwa Bamporiki, urugendo rw'ubuzima bwiwe ni rurerure dukurikije ku buhamya yagiye aha Abanyarwanda kuri situwasiyo yiwe. Ntabwo tugiye kubigarukaho ibyo yagiye avuga, ibyo yagiye avuga byose inzira yanyuzemo. Patrick, ibyo byose nabitindaho. Urugendo rw'ubuzima bw'umuntu ni rurerure kandi ubuzima bw'umuntu burahinduka. Abantu bose bari hano mu gihugu hagati bagiye baguha ubuhamya bw'aho bagiye banyura, nuko Imana yabubakiye amateka ikabahindurira ubuzima. Ntabwo wabitindaho. Njye sinatinda kuri ibyo cyangwa ngo mpite muciraho iteka ngo nuko yafatiwe muri ruswa, kuko ashobora kuyirya. Erega buriya ni ukuri ni kwinjirwamo kuzajya ahagaragara. Ashobora kuba yaragiye mu bya ruswa, hari umujyanyeyo cyangwa hari abamubwiye ati ntukabure ubwenge jya ugira gutya, urumva. Ariko hari uko yari amaze kwiyubaka, izina rye rigahita ritakarira aho ngaho. Njye rero ndumva ibijyanye n'iterambere ryiwe naho yarageze ntabwo nabitindaho, kuko nzi neza yuko ubuzima buhinduka. Ubuzima bwo burahinduka. Tugana ku musozo rero, umuntu yavuga ngo ubutumwa noneho wari ufite ugenera abantu n'ubu. Tugana ku musozo. Kimwe mu bintu biriho kimwe ni uko ubutumwa naha abantu bose muri rusange, abadukurikiye twirinde ruswa. Kandi ruswa ni nyinshi, hari iz'amafaranga, hari ruswa z'ibitsina, hari ruswa ziratandukanye. Abantu bagenda barya amaruswa mu byiciro bigiye bitandukanye. Abazirya mu kazi ngo babashe kubona akazi, gutanga akazi, bazirya mu byiciro byinshi nk'uko tugenda tubibona ku mbuga nkoranyambaga. Cyangwa se wanaganira n'umuntu akabikubwira. Hari umuntu uganira akakubwira ati shasi hariya wahabona akazi, bitagenze gutya biragoye, nta muntu wawurimo. Ibyo nabyo nyine leta y'ubumwe izabyigeho bajye baha umuntu akazi kuko akwiye kugakora, kuko agafitiye ubushobozi. Ibintu byo guha umuntu akazi, buriya hari ikintu nakunze mu Rwanda cyangwa se no mw'iyi miryango mpuzamahanga, nko mu ma World Vision, ntabwo abantu bafitanye isano bakoranamo. Patrick uri murumuna wanjye, nkaba nkora muri World Vision, ukadepozayo nawe ugatsinda, dokima yawe bagishyira muri system, bahita babona ko Patrick avukana na MCPT, bahita babibona. Ubwo biba bipfuye, we ntukikabonye. N'uwo murongo ubundi wakaba ugenderwaho no muri iki gihugu cyacu, ibintu by'amarangamutima bigacika. Amarangamutima agacika, biri mu bintu bizatugabanyiriza ruswa mu gihugu. Kubera ko umuntu mudafitanye isano kugira ngo mu kigo runaka apfe kubona akazi biragoye. Ni ukuvuga mwene wabo agomba kubanza nyine akabona hajya. Ibyo bintu rero bigenzurwe, bizagabanya ruswa. None icya kabiri, muri message abantu bose yaba abayirya n'abayitanga biyabyirinde. Abaturage batanga ruswa muhagarikira aho ngaho, mumenye uburenganzira bwanyu, mumenye inshingano zanyu, mumenye icyo itegeko ribagenera. Serivisi muri gushaka mu nzego za leta mumenye ko muzemerewe. Uru Rwanda rubereho kugira ngo buri muturage ahabwe serivisi ashaka, akeneye. Ubwo rero ntabwo nibaza ko hejuru ya serivisi ukeneye wajya no kuyihongera kugira ngo uyibone. Reka biragatsinda. Ni sawa cyane, mwakoze cyane kuko kujya twagushimiye cyane. Murakoze namwe. Tuganiriza n'ubutaha nizere kuzagaruka hano ni mu rugo. Cyose tugukenereye uzajya twemera twongere twiganire. Mwakoze cyane kuko kujya no kubana natwe, mukomeze kunogerwa n'ibiganiro yawe wagezeho. Amahoro y'Imana bane namwe. Reka dusubire kuganira byacu bitaha. Murakoze cyane.